uyu mukino ariko mfite ikibazo gishobora gutuma twinjira neza muri dossier mu mukino. Michael Carrick amaze gutoza muri United mbere y'umukino ntabwo yari akabonye insinzwe cyangwa se ntabwo yari agatsinzwe umukino n'umwe muri rusange. Twagiye dusobanura uburyo Man itsinda imikino rimwe na rimwe yarushijwe possession rimwe na rimwe ifitemo amahirwe make mu mukino, ariko uretse n'ibyo ngibyo ushobora gukomozaho mu buryo bwawe hari ibindi bintu warebaga mu nsinzi y'abantu ukavuga utareko reka nkubwire ibimenyetso by'imvura n'ibicu ukavuga uti yanze bikunze umunsi Man izatsindwa ishobora kuzaba itsinzwe bitewe mu by'ukuri n'ibi bintu ntekereza n'ibicu wabonaga mu minsi iri imbere ubwo Man yabonaga insinzi ukavuga uti ibingibi hari umunsi bizayikoraho bikaba byanagaragaye kuri umugore ukavuga uti ibyo natekerezaga dore birabaye. Ndi mu rubuga rw'imikino ku munsi w'ejo Ruth yaratubajije ko twumva prediction. Regan yavuze draw, nanjye mvuga draw, yewe na mwene data Rugangura avuga draw kunganya. Bookmaker yaramutuzaniye witwa Regan avuga ko amahirwe menshi hafi y'abagiye basohora prediction zabo nk'aba bookmaker batanze draw kunganya. Hari kuba ikipe ya Newcastle mu rugo mu mikino itateruka yose yarabonye amanota yose imbumbe kuri Manchester United. Yego yabatsinze 3 rwose, ibatsinda 3 gakurikirana St James Park. Hari kuba ekipe ya Newcastle muri iyi minsi itari ifite resultat nziza. Turavuga Newcastle yatsinzwe na Everton ubushize mu rugo tego 3-2. Turavuga Newcastle idagaze neza kuko mbere y'iyi match Newcastle yari yatakaje imbere ya City. Newcastle rukaga gutsinda muri champion itsinda Tottenham Hotspur 2-1. Nibyo ibyo bikombe nka FA Cup batsinze Aston Villa muri Champions League banyagira Karabag. Ariko dufatiye muri champion y'Abongereza match ebyiri zaherukaga bari batakaje amanota. Yego kuri ikipe ya Newcastle wanareba kuri Klasoma ni ekipe iri ku mwanya wa 12 iri kurwana no kureba ko yazamuka gake byibuze kazagira amahirwe yo gukina ya mikino y'Iburayi. Champions League biragoye barabizi, ariko byibuze umwe babuze Europa bagakina Conference. Iyo urebye Newcastle fixtures bagiye kugira ni fixtures zitazaborohera zirimo niyo Champions League. Ariko burya iki kintu cya bet noir kuri equipe mu gihugu cy'Ubwongereza niho nabonye birakonta pe. Ariko ngereka ngane ku bintu bimwe na bimwe bifite aho byegamiye kuri Manchester United. Naje no kubona mu mukino wa nimugoroba Manchester United kuva bakwakira Carrick nibyo bafite resultat nziza, ariko zira resultat hari ukuntu ziza mu buryo bubiradera. Yego ira resultat ishobora kuba nziza nka motivation kubatwara nka equipe kumva ko hari ikizere mwagize cyangwa se zabaremyemo ikizere cyo kuba mwagaragaje ko muri equipe itari nto nkuko mbere wenda iza rya Carrick babafataga, cyangwa se zabakuyemo ibyo mwari mufite mutigeze mugaragaza, kuko twabonyemo nyine yo freedom mu buryo bw'imikinire kuri Manchester United kubakinnyi ari byo byorohereje Carrick mu kubona resultat. Ariko resultat rigeze iza mu buryo buri negative kubashyira kuri pressure. Kubashyira kuri pressure gute? Manchester United hari resultat bagiye bakora, resultat Crystal Palace, resultat Fulham, yagiye twereka ko nyine hari ibyo gufixa nubwo Manchester United iri kubona insinzi. Hari details zo kugenda bafixa. Yego mbere yuko Crystal Palace ibona carton rouge, Manchester United yari muri situation itayemerera kubona resultat. Yaba muri open play, yaba mu buryo ama equipe yarari mabona. Hari uburyo wabonaga nyine n'ikikango cyatangiye kuza Palace iri mu mukino kurusha United. Iri mu mukino kurusha United. Jya kuri match ya Fulham.
ekipi irabagarukanye nibyo murakora reaction y'igitego kiraboneka ariko match irangiye nta nkuru. Umutoza Fabio Silva arababaye kuko yabonaga ko match byuze yagombwaga rimwe cyangwa se akanabona 3. bayitsinze ibitego bibiri bayitsinze ibitego bibiri Marco Silva irabyishyura Manchester United ibona ku wanyuma. Nagarukaga no kuri match ya Crystal Palace mbere yo kubona rouge. Ejo bundi rwose ejo bundi abyibuka ya Maxence Lacroix. Nagarukaga ku kintu gisa nkaho byagaragaraga ko nibyo koko abakinnyi mu myanya umutoza Michael Carrick ari kubarinya nta guhengeka. Muri open play bashobora kwishakamo ibisubizo ariko ukabona nyine harimo details zo gufix. Hari ikintu kibura pressure Manchester United ishobora kujyaho birumvikana ibibaye iyi sezo batigeze bagira. Yego. Ese kubasha gukipinga iyo momentum mental abakinnyi bari for. Ese kari kuri tayari umunota kundi kuri bench kuri touchline gufesinga izo situation zose ziza muri cyagiye Crystal Palace iri kukudomina urabyitwara mute. Nibyo amahirwe arabonetse carton rouge birabaye. Yego. Ariko carton rouge imonetse umutoza Oliver Glasner utari muri situation nziza nawe bihita bituma arushaho kuba mubi. Sinzi nabigarutseho neza bikorohereza Manchester United. Umutuku utuma nyine ikipe mwakinaga nayisubira inyuma. Ariko kuri match bari bagiye gukina twatangiye tuvuga za resultats zaherukaga kuri St James Park mbi kuri Manchester United. Binagaragara kuri resultats mbi ikipe ya Newcastle yari imazemo iminsi. Binagenda nanono n'ikintu kivuga ngo urebye 11 mbere y'umukino umutoza yarinye w'ikipe ya Newcastle. Yes. Ndetse no kuri Manchester United hari icyo abona Gediho ari gutegura. Nepo mbabarire gato aho hantu warugeze urakomeza ndashaka kugira icyo nunganira kuri iyi fact utanze hejuru kuri ako kantu k'insinzi za United uburyo zabonekagamo. Mbabarire gato nicyo mbivugaho gusa tukomereza aho ngaho. Nta kibazo rwose. Michael Carrick muri izi match 8 Nepo atsinzemo 6 akanganya imwe agatsindwa match imwe atsinzemo 6 muri izi match 8 match 3 muri zo adversaire yabonye umutuku. Match 3 muri zo adversaire yabonye umutuku. Hari match ya Newcastle, hari match ya Crystal Palace, hari na match ya Tottenham. Ebyiri muri izi match United yazitsinze mu minota y'inyongera ya nyuma 90 yamaze kurenga. Sino kuzitsinda zose kuko nko kuri hari zakuye muri kuri Fulham baratsinze. Kuri West Ham babonye rimwe. Palace baratsinda. Kuri Fulham bakibonye ku munota wa 90 bongeho iminota 4. Kuri West Ham bakibonye ku munota wa 90 n'iminota 6. Uri kumva situation muri izo game? Tubonyemo 3 zirimo umutuku. Tubonyemo izindi 3 batsinze mu minota ya 90 ya nyuma. Izo ni resultats ziboneka ku mahirwe. Nje buriya niko nzibara Nepo. Ubwo ndibuka match ya Fulham igitego cya Sesco ku munota wa nyuma. Of course. Ndakibuka. No kuri West Ham. West Ham yari draw yari kimwe. Cya Sesco ku munota wa nyuma. Yishyura icya n'iminota 6. Yishyura icy'umuvandimwe wo muri Czech Republic n'indarye. Susek Thomas wakoze cyane. Aha. Noneho match nibura Michael Carrick twabonye atsindaganya mu buryo bufatika. Ni match ya Arsenal na Man City. Izindi match zose zirimo situation runaka zishobora gutera ikibazo. Nyine ushobora kwibazaho uburyo zabonetse nubwo zabonetse. Ushatse kumbwira ko Michael Carrick tumufasha mu buryo bwa rusange mu mikino atsinze yatsindaga harimo doubt umushidikanyaho vuga uti nyamara nubwo nsinzi bonetse ariko kugira ngo abantu babyumve neza ntitwashatse kubyita gushidikanya. Ahubwo situation y'uburyo insinzi zabonetse. Situation y'uburyo insinzi iboneka. Muri iyo uri kubona situation muri nakwiri kubona insinzi muri situation nk'izi haba harimo ibintu nabyo tugomba gusobanura. Mukunzi wa Manchester buriya hari igihe umuntu afatira ibintu mu kirere nanagira nk'insinzi turimo turazica intege cyase turi cyadutesheje agaciro turi kureba situation insinzi iboneka mu buhe buryo. Reka nkwereke nge ndabyibuka Manchester United na West Ham aha
n'izi kipe za Crystal Palace hari ikintu nongeye kwibutsa abantu narakivuze no kuri Radio Rwanda kuba nkurikiranaga aha twagiye tubisesengura mu mpande zose mbere yuko Michael Carrick aza Manchester United buri hari ikintu yajyaga arishisha witwa Robin Amorim cya match nini nizo yatsinzwe ukabona zitsinzwe abanavuga ko ariko amanota yashobokaga Manchester United yagiraga ikintu cyo guprofita ya maekipe manini akina umupira kuko haboneka ama espace vide ayo ma espace vide ugasanga Manchester United ifite abakinnyi bashaka kuya exploit ifite Mbuyumo kuri speed ye cyane afite scoring rate iri hejuru ufite Mateus Kunyana w'ubwenge uramutse umuha espace ya gutsinda Bruno we nta kintu muvuga Bruno n'umuhaye we amahirwe nako kanya sibye kuhatsinda na hanyuza imipira ariko Manchester United yagiye igorwa n'ama equipe akora block wanakomeza njyego na area ni karakano yifuza kongera uri kumva yagendaga akora block ugasanga iyo block ya equipe mato ya siritu akwima ama espace vide yaraza gucungira ku kintu cya counter attack reka mbibutse Manchester United yatsinzwe igitego kimeze gute penalty icyambere cyari penalty icyanyuma kindi yari counter ya Osula yari counter attack y'umukinnyi umwe kandi y'umukinnyi umwe uze no gucunga kuri cyaje Manchester United kuri match za Fulham uri bukide cyo yumo Kevin cyari kimeze gute ndi counter attack marabyibuka mu mupira shumika Katiusa ahanagura aba defenseur yashakisha deuxième poto atsinda igitego yego nge narabivuze ndavuga ngo Michael Carrick kuri ya resulta ya West Ham ariko siko gisa nk'iki cya Osura nuko umwe yagitsindiye umusunda akaba yagitsindiye iburyo naravuze ngo Manchester United narabivuze nge iki kintu ku bantu badukurikira ndavuga ni kimwe mu bintu agomba gucunga no kurwana no gukina n'aya ma equipe agukinisha counter attack cyangwa se akwima espace yakaza gucungira kuri counter attack cyabakira amakipe ari muri middle class nabiheragaye Manchester United uko byagenda kose nibyo abo bataka bazagutsindira igitego ariko cya kibazo cya defense yabo ntabwo habura kantu kakwereka ko kikirimo cyane kuko ni gake Manchester United yatsindaga izi match itinjijwe igitego irinjizwa turavuga kuri za match ya Man City reka nguhe imibare usurebere niyo mibare ni match 8 Michael Carrick 14 iyo basoje batatsinzwe igitego Manchester United Man City ngewe batsinze ibitego 15 binjizwe 10 batsinze 15 binjizwe 10 ubwaki icyo kintu tukigarukeho icyo kintu rero uyu munsi nureba neza situation yuko umukino wagenze uraza gusangamo ibyo bintu twavugaga bijyaza situation twabonye muri za match nibyo batsindaga ariko bigatwikirwa n'insinzi izo detail rero twe muri umupira w'inyarugenge kubera tutayimenyereye ari rya abantu bagendera mu kintu cyitwa ngo gutsinda gusa ikipe yatsinda urumva izo detail burya abandi bo barazireba we yaburi kantu barakareba deja nujya no gukina n'umutoza nka Eddie Howe ntabwo ayobeye yuko Manchester United ari equipe iri mu bihe byiza wari mu bihe bibi ariko nugendana n'uburyo umukino wagendaga equipe ya Newcastle ntiyirekuraga mu buryo bw'imikinire kuko nunacunga neza urumva niba ufite umukinnyi nka Kieran Trippier n'uyu musore Lewis Hall yarafite mediani yitwa Wellington ndetse wanafatanya Jacob Ramsey ndetse na Sandro Tonali niba abakinnyi bose baba recuperateri banakiniraga muri zone zimwe atari handi birekuye mu buryo bwo gusohora umupira bakoreshaga speed yitwa Anthony Gordon Gordon ni umukinnyi wagoye Manchester United muri ya minota ya mbere na mbere yuko abona igitego no kubona igitego kuri ya penalty niyo wari ukorewe ikosa cyane ni Bruno wamukoreye ikosa ku mupira ya equipe arabirukanka nava avubumoso abinjira namagiye abagirana muri surface Bruno aramurimbura urebe okaziyo zose z'ikipe ya Newcastle zakorerwaga kuri Anthony Gordon n'uwitwa Harvey Barnes akazi ke karukuza gufasha mediane na cya gice kidefanda mu buryo bwo kudefanda vuga ngo Eddie Howe yaje ashaka gukina counter attack imbere y'ikipe ya Manchester United nayo wabyumva bafite impamvu Manchester United na ya carton rouge yabonetse amakosa yakozwe n'uwitwa Oliver Glasner iyo kudareba uburyo defense yanjye ifite ikibazo
mu mibare yanjye yose ngomba gukora ndaza gucungana no kuzibira no kubaka bloke kuri Manchester United, unirengagiza yuko umudefenseur ubonye ruje ari we muyobozi wa defense yawe Maxence Lacroix niwe uyobora defense ko Kamfo ndetse na Richards we niwe usigaye nyuma yawe n'abakinnyi bari aho basa niwe usigaye urumva icyo kirengagije Manchester United ihita ibiprofita itsinda igitego cya rutahizamu kuri cross yande ya Bruno n'imipira Manchester United yabonaga kuri Crystal Palace bashakaga uburyo bayigeza muri box ko barabizi yuko feble cyane kuri Crystal Palace adversaire turi gura nawe ni defense yego ariko amaze kubona carton rouge cya kintu cya contre attaque ntiyakivuyemo Ediho kandi akabikorana n'ikintu cyo gukora block remplacement yakoze nivanamo umukinnyi usatira yubaka yongerera imbaraga cya gice cya mediane azana witwa Joe Willock aguma muri ya position yo kudefanda. Remplacement yakoraga nizo kuzana baba Botman muri make Ediho muri game approach ntiyavaga muri position yitwa ngo ndadefanda Manchester nkole block ncungire kuri contre attack. Nabize ko Mane igiye kundefanda reka naga nongeremo imbaraga zituma mbarinda neza. Manchester United irirekura kuko icyo kintu cyarabaye kuri Tottenham kuri yo carton rouge barayiprofita barasinda no kuri Crystal Palace. Ese nge ndamutse mbonye carton rouge ibyo byose ni detail umutoza yihafunga nkarekura ntibyambera ibibazo kuko yari bubirye rwose. Manchester United kuri Michael Carrick mu kubona carton rouge ku ikipe ya Newcastle mu mutwe wa hahise hazi ikintu cyo kuza kubona amanota 3 icyitwa rimwe no gutsindwa ntigeza bibazo. Kubese batekereza ko nyine match bayisoje tu ikibikubwira buriya iyo ukoze remplacement yo kuzana rutahizamu Joshua Zirkize nibyo na Amadi Diallo ni poste par poste kuitwa Bryan Mbeumo. Joshua Zirkize ukuyemo nde Kobe Mainoo unyeganyeje ikihe gice mediane wamaze no gushyiraho kandi mediane ya Newcastle yajemo Willock buretse wamaze no gukuramo Casemiro mwiza ku mwanya we Manuel Ugarte genda urebe igihe yaramaze adakina oya yakinnye ku mugoroba iminota myinshi urebe igihe aherukaga gukina iminota 30 nibyo mvuga ntago byaheruka vuga ngo byanze kunze nubwo Manuel Ugarte hari yakaba yafite umwunganira uwo nawe wamukuyemo mu buryo bwo gushaka ukuza n'umwataka ari we Joshua Zirkize wahise ajya guhengamira ku ruhande rwo hepfo witwa Amadi Diallo ari kuri rwa ruhande rwa ruguru bigarura witwa Mateus Cunha iruhande rwitwa Bruno. Mateus Cunha ajya gukina nka second striker yegereye witwa Benjamin Sesko. Nese ntimwumva ko Manchester United mu gitakaje umupira biri bworohera ikipe ya Newcastle kubona espace muri ya mediane kwita bagera kuri defense yabo bihita byora defense ya Manchester United. Ikindi kintu kirimo uzanye witwa Terere Marasi yakijyamo nge nabwiye uwitwa Samir aheruka gukina ryari reka ndeke ibyo kuvuga ngo aheruka gukina ryari Adera imipira ya mbere yakinnye yose ya mbere ibiri yayikiniye mu rubuga rwa Newcastle. Bivuga ngo nawe ujemo nkungane gato Mind nawe agiye gushaka igitego ugiye gufasha abantu gutsinda. Afite iminota 7 mu kibuga muri Man United. Just imagine afite iminota 7 gusa iminota 7 muri Premier League. Muri make byashobokaga ko kugira ngo uzane uyu musore wari bunatekereze kuzana Aiden Heaven ukongerera imbaraga axe birimo cya kintu cyo kuba nubwo mediane yananirwa kwitwa Manuel Ugarte ariko rutahizamu cyangwa se umukinnyi wese usatira wa Newcastle arafesinga Maguire Reniyoro n'undi mwaxial harimo cya kintu cyo gufunga detail kuko deja Heaven gukorera couverture ibumoso ntago byamugora. Reka mbibutse ko muri ya defense à 3 Manchester United yabaga idafite uwitwa Luxon itanafite uwitwa Lisandro muri baba defenseur batatu uwahengamiraga ibumoso ni Reniyoro kuko iburyo kenshi ari gihe abaha yashyiragayo Matis Delite cyangwa se muri buka cyajya afatana Zaire Mazraoui iburyo muri defense à 3 ibumoso Reniyoro. Bivuga ngo cyari kibazo cyo kwita baswitchinga deja wenda muri abo ba defenseur wongere kuko reka mbibutse ubushize muri buka ko yakoze na remplacement yo kuzana Aiden Heaven cyane arayikora cyane. Bivuga ngo niba waramutekereje ubushize wanatsinze match kuri Crystal Palace yarakuye mu ndere bubyibuka
yarakuyemo umukinnyi w'umudefanseri icyo gihe bwarakoze umwanya ku mwanya. none se nepokira ngo mbese ngira akabazo kugira ngo nse no kuvangamo gake sinzi niba ariko nabivuga ntacyo bitwaye. Kuri wa Michael Carrick wamaze kwishyira mu mutwe ko agiye gushaka intsinzi kubera ko abakinnyi ba Newcastle ari bakeya ari wowe ubwawe waba ufite Lenny ufite na Harry Maguire ukongera muri mu defense wa gatatu ugomba gushaka intsinzi uri Michael Carrick wabitekereza uzi ndi Michael Carrick hari icyo nge ntari bwirengagiza muri Premier League ni ubwa mbere Manchester United buza amanota ikina n'ikipe ifite rouge. oya kuri Everton barayabuze kuri Everton kuri match ku karita y'umutuku ya Idrissa Gana none se Everton ni ikipe nini none se tureke kuri wowe izindi ekipe yo nta ma ekipe yagiye abura amanota kandi bafesinga ekipe zituzu bibaho rwose Chelsea ni byabaye imbere ya Arsenal itwo kushaka igikombe none se adversaire muri gukina erema ari kuzana ziraza mu kigice genda urebe na Prasoma yo kuzana uwitwa Osura reka ndatugaruke no kuri aka kantu ka Prasoma zuwitwa William Osura oya kuri iyi nyine Newcastle Eddie Howe William Osura ajya kuza yamuzanye azanye n'uwitwa Jacob Kaimafi na Steven Botman wumve na Prasoma yakoze yabanje kuzana Jacob Mafi avana Anthony Elanga kote imbere azana uwitwa William Osura kuri Anthony Gordon poste par poste urumva deja umudefenseur yazanye Steven Botman akuramo Sandro Tonali warumweretse ko yavunitse Median ayise muri defense defense avanyemo mu mediateri yongeyemo mu defenseur Botman asanzende kuri cya kintu baza kuri Michael Carrick azanye Botman usanga Dani Bani anasanga market yawo ariko azanyemo abataka babiri Jacob Mafi nande na William Osura uzi kintu bahuriyeho bataka bose azanye uzakudefanda uri kontrata atajugunya ball kuko no kudefanda yamuzanya Botman yazanye Botman mu kudefanda Jacob Kaimafi niwe mukinnyi wari mwiza muri contre attaque kuri Newcastle mwakishize speed quand même William Osura igitego yatsinze yakoze rekoro muri uyu mwaka niwe mwataka akoresheje speed iri hejuru kuruta abandi bataka izo bakoresheje umuvuduko arafite wa kilometero 36 n'ibice bitatu ku isaha birasobanura ibyo Eddie Howe nyine yatekerezaga muri ngo leta bisobanura n'igitego kibonetse kije muri bwa buryo bwa contre attaque bijemo niyo record ya William Osura ku birometero yakoze kuri speed yakoresheje itarigeze ikoreshwa n'undi mwataka wese ariko skira baro ari we wayirekipe ayiha Trippier arirukanka Trippier arayimucomekera ivuga ngo none se bari kunyura muri cya gice ugomba kuzirikana Michael Carrick ibyo ugomba gukora byose ni ugomba kubera umutoza mukuru n'aba ba Pep turabibona bro uko adomine equipe ko ari yose muri Premier League ariko ugomba kwibuka ko Premier League bro bafite karite ziremereye cyane ku buryo icyo kintu ugomba kukibuka reka nkubwire ikintu kimwe kindi none se Adera nawe uraza kutwunganira niba uri kuzana bataka cya gice cya mediano ukaba wakitiye umugongo sibyo abo bataka bawe muri cyagiye batakaje umupira uribaza ngo bwo biragenda bite of course nyine bahita harangara kuko mu bakinnyi usigaranye twanayibonye mu buryo bwo gukora igitego cya Newcastle umupira wari uvuye kwa Mateus Cunha ushaka Bruno umukinnyi utakaje umupira ninde n'uwitwa Mateus Cunha uzi ko ku gitego manu yakubiswe ni Casemiro wari utakaje Casemiro yari yasohotse uri kuvuga mu cya kabiri igitego cya kabiri ni Mateus Cunha wari utakaje umupira Mateus Cunha yagiye kwibera second striker nyuma yahuzanye witwa rutayizamu witwa Joshua Zirkize nawe wagiye kuba rutayizamu bivuga ngo uko byagenda kose Mediane yacitse intege na rwa ruhande rw'ibumoso rwapfuye kubera ko wakabaye agaruka no muri couverture mu gihe turi kureba umwana uje wakinnye iminota 3 yonyine muri sezo Thierry Marcia wakabaye amukora couverture ninde n'umukinnyi witwa Mateus Cunha utakarije umupira muri mu mirongo y'abataka ba Manchester United rwa ngo rwa ruhande deja bamaze kuruta Newcastle yari ifite inzira zo kuhakorera igitego bakihakoreye birakunda icyo nsoza avuga ni iki kuri cyo mbazaga kuri Michael Carrick detail yose urayifunga
ntabwo ugendera mu mujyi wo kuryoherwa kuko uri kubona ko ikipe yabonye ruje, hakazana cya kintu cya ekipe iri bete noire kuri wowe mu rugo kuri St James Park.